abasirikare n'imbonera kure banze kujya kurwana na M23 bafunzwe. Imbonera kure zo kwanga kujya ku rugamba ndumva nta gishya kirimo kuko n'ubundi ntarwo bazi kurwana, ni intambara ikomeye kandi idafite impamvu. Ubwo si igisobanuro cy'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi byabisobanuye iki? Iyo ntambara imeze ityo turayireba muri iyi shusho, harimo kurasa abasivili bari muri zone y'inyeshyamba. Isasu ko ridatoranya riramenya umusivili n'umusirikari. Inyeshyamba zafasha abasivili zibagira agakingirizo kugira ngo babashe kurwana imirwano, byitwa ko leta irasa abaturage. Ubwo leta ishaka kwigarurira duce yanyura he? Imbere hari abaturage. Ahubwo wakwibaza ngo ni iki leta ikorera abasivili gituma badahunga bajya muri zone ya leta, bagahunga bajya mu nyeshyamba. Kisekedi ejo ndi General Mabondani ndabona azanye imirita nk'iya meya wa Musanze ngo hitezweho gukora ibyananiranye. None se umujenerali aje gukora iki kirenze cy'ingabo za SADC zaje gukora? Ukorera ahantu uba wifuza ko umutekano wawe uguma mu ntoki zawe. Ese bigeze baguhangika bakaguha inote za pirate? Ujya wifuza kumenya ibiberi wawe no mu gihe udahari? Wigeze utegura ibirori ubura sonorisation nziza itanga umuziki utaryana mu matwi? Muri business yawe abakozi batinda kugera ku kazi umusaruro ukabura? Igisubizo ni Kigali Smart Solutions. Tugufitiye imashini zitwa X-ray baggage scanner z'ubwoko butandukanye bukoreshwa mu gusaka ibikapu kugira ngo barebe ko ntawinjanye ikitemewe mu nyubako. Dufite imashini za walk through metal detectors z'ubwoko butandukanye zikoreshwa mu gusaka abantu bazinyuramo kugira ngo harebwe ko nta byuma bitemewe umuntu agiye kwinjana mu nyubako. Hari kandi na zindi zo mu ntoki zizwi nka handheld metal detector wakoresha mu gusaka umuntu. Tugufitiye imashini zizwi nka money counter machine. Izi mashini zigufasha kubara amafaranga mu buryo bwihuse. Gufitiye amakamera y'ubwoko burenga 100 zifashishwa mu gucunga umutekano w'ibintu ndetse n'abantu. Izikora ku bipangu, video door phone, iz'abana bato, izihishe hidden camera ndetse na accessoires zazo harimo hard disk screen ndetse n'ibindi. Tugufitiye ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ICT harimo ama routers, D-Link, TP-Link ndetse na telefone n'imigozi ya internet. Dufite imashini zifashishwa muri EBM zitwa POS machines z'ubwoko butandukanye, printer n'impapuro zazo. Tugufitiye projector z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu nama n'intoya zikoreshwa mu rugo. Ibikoresho byo muri Hastoha bifasha mu guhamagara abaseriva bwo no kuvuga wireless calling system n'ibikoreshwa mu mabanki mu kwakira abakiriya aho umukiriya afata nimero atarinze atonda umurongo. Tugufitiye printers z'ubwoko butandukanye zikora amakarita izandika ku bikoresho bitandukanye nko gushyiraho amatariki ku bikoresho n'ibindi. Dukorera mu mujyi neza iruhande rwa Gloria Hotel ku muhanda KN 59. Hamagara 0789190001 cyangwa se dusure kuri www.kigalismartsolutions.com. Reka tuhere mu bumanuko epfiriya. Yego aho biri kuvugwa ko Burundi ngo abasirikare bimbonera kure banze kujya kurwana na M23. abasirikare n'imbonera kure abasirikare n'imbonera kure banze kujya kurwana na M23 bafunzwe. Imana ishimwe ko batabavanye mu mwuka. Nabonye ko umupolisi bamukura mu mwuka. Reka nkwereke igihari ko umupolisi yapfuye nabi. Sikupfa samba kandi bigaragara ko reka si ibintu byo mu Burundi simbizi cyane ariko uko nagiye mbyumva nkanasesengura nanjye ubwanjye imbonera kure n'urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD yumvikane ko ama parti politique nyafurika nta shuku urubyiruko naho ngaho rero no hari mikiro arujyana mu ntuguruga rw'ikigali rw'ikigorofani kandi urubyiruko ruhari kuzageza no kurenza igihe ishyaka rizamarira ku butegetsi. Aho ngaho rero icyo kibazo rero sasa ubyumvikane ko andi mashyaka urubyiruko rwabo ntabwo ari urubyiruko se cyazo nuko urubyiruko rutajya rubasha gutekereza. Urubyiruko rutwara gutyo. Urubyiruko kurushitse urarujyana kandi urujyanana n'amanyi urashukika ariko nanone impamvu rushukika buri ufite ikintu uri gukora kurushuka bishingiye ku kuba urabanza ukamushyira muri conditions zimubuza kugira icyo yigeza ku buryo w'ikintu atekereza ari cyo umuzaniye. Ni mpamvu ubushomeri butazagabanuka muri Afurika. Abarimo n'agasitarateji ntabwo wabwira abantu bifite. Biragoye ko uri mudugudu waha igitekerezo abakire batuye muri umudugudu ngo bapfe kukumva uko wiboneye. Gusa bo bakuzanira Twitter ndayikunda rwose. Icyo sha uzabwiye abaturage bagira. Uzima mu nkunda Twitter. Twitter ushobora kurimbita abantu bari buze kugusubiza. Baba benshi oya ushobora kurimbita abantu kavuga ati wona taginze n'uri bunsubize gusa. Urumva? Bande bakabireba. Uzi impamvu? Nka indi reba amashusho. Uzi impamvu?
ubuze ko ikintu wanditse aho ngaho kiri bugukome cyangwa se njya mbibona ukabona tweet imwe hari n'uwo nabonye wemereye kuyisubiza hari n'uwo nabonye noneho wabikoze kubera ibyo yavuze yavuga ati ikibazo umwe mu bantu yemereye kumusubiza niwe wamuhereyeho koma abari nabo mwikomera abasirikare 10 n'imbonerakure 15 bafungiwe mu kigo cya gisirikare cya Cibitoke mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi kubera kwanga kujya kurwana mu ntambara y'igisirikare cya Kongo FARDC gihanganyemo na M23. Ikibazo gihari cy'u Burundi ngemba mbere yabagurya nk'umunyamakuru Burundi buri mu kigare buri mu giki nkikorera isesengura ryanjye cyangwa mugane wa mu ministry wigeze kubwira umuntu aramusubiza ngo tubona bimeze nkaho perezida ameze ukuntu yatugambaniye reka kwereke u Burundi bufite abasirikare muri Kivu y'Epfo n'imbonerakure bamaze igihe kinini cyane nta makuru azwi bajije abantu mu mirembwe barabikubwira n'imbonerakure ziri muri yego muri Kivu y'Amajyepfo ngo bagiye ngo guhiga ngo Red Tabara sibyo fego umuntu umaze imyaka mu ishyamba urimo gukoma amashyi burya mu matora n'ahandi hose uyo ntabwo yoberwa ukwibye ubu ngaho guhisha niho kibazo aba bakagira abandi basirikare bari muri Kivu y'Amajyaruguru sibyo aho ngaho rero ni abantu bahita babera ibinzungereze abwo aba basirikare n'imbonerakure ari akabaga atari ko ndajya muri Kongo gupfira iki kuko reka nkwereke kujya mu ntambara uragaruka cyangwa uragumayo ni bibiri kandi byose ugenda amahirwe angana 50 kuri 50 na perezida wabo barasa ntibabarasa amashanyarazi na perezida wabo yarabyivugiye ati twebwe abasirikare rwose ni bibiri n'ubuzima cyagupfa na wa muvugizi w'inteko ya yara yatubwiye n'umurundi ajyasha kugira ngo bigere kwa majoro kugira ngo abari munsi biba byose majoro asajya imbere urumva ujyayo we yiyemeje ko wahasiga kuko neva abivuga perezida Ndayishimiye yavugaga ko ngiyo abasivili twebwe basanzwe abasivili twumvisha ahantu biturukiye turahunga ariko bavuga ati ariko abasirikare bo kazi kanje bo baba bajyayo aho biri guturikira hirya ku murongo wa telefone turi kumwe na Scovia aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Scovia waramutse neza cyangwa wiriwe cyangwa ijoro ryiza? Yewe ni mu gicuku kinihira nuko kuryama byananiranye muri iyi minsi. Ego muri sanga aho ngaho hano twebwe turi saa 2:15 za nijoro z'amanywa nako z'igitondo. Ubwo twebwe si muri saa 7. Yego gicuku yego. Reka tuguhe ikaze rero muri twibatuye aho ngaho ubwo namwe muraza kwibatura mu kanya mufite n'ibikorwa byinshi bitandukanye ariko nizere ko urugendo rwabaye amahoro. Rwari amahoro rwari rugoranye nk'aho ntajya iwacu nyine. Yego muri twibature rero twari dufite ingingo zitandukanye ariko reka twibande kuri izi ngingo 3 ni ingingo zikomeye zirimo mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko reka duhere i Burundi. Yego mu gihugu cy'u Burundi hari amakuru ahari avuga ko hari abasirikare basaga 25 ndetse n'imbonerakure zafunzwe n'urwego rw'iperereza muri icyo gihugu. Amakuru akavuga ko bazira kuba baranze kujya mu mirwano muri Kongo Kinshasa kugira ngo bajye guhangana M23. Bavuga ko bafungiwe ahantu batemerewe gusurwa yewe ngo no mu miryango yabo ntabwo bemerewe kuba bageraho bafungiye. Ibi byaba bafite ikihe gisobanuro ku bintu bigendanye n'imirwano ndetse n'ubufatanye hagati ya leta y'u Burundi na Kongo Kinshasa? Ntabwo turi bukirebere hagati y'ubufatanye buri hagati ya leta ya Kongo ni y'u Burundi ahubwo turabire mu kibazo gihari. Ikibazo gihari aba bantu barabohereza ababanjeyo bo bari hehe sinzi niba mu turakumva ariko yego turakumva neza. Yamfasha kugira ngo mbashe kukumva. ndabumva neza. Noneho ikibazo turaza kukirebera mu buryo bwo kwibaza ngo ni abo bavuze niba ari abasirikare imbonerakure zo kwanga kujya ku rugamba ndumva nta gishya kirimo kuko n'ubundi ntarwo bazi kurwana
n'abantu baranguka tuvuge ko ari abasivili bagizwe abasirikare mu buryo rimwe na rimwe wanavuga ngo budakurikije amategeko ariko katugaruke ku basirikare nyirizina. Icya mbere haba harimo ibintu bibiri. Umusirikare wohereza ku rugamba nta mpamvu yo kurwana afite, ni nayo mpamvu ikomeye cyane ishobora gutuma atagenda. Yego. Iya kabiri, umunsi ku wundi arakira abaje bapfuye, nanone akibaza ati niba hageze aho hapfa majoro, niba ejo cyangwa ejo bundi muze kunyorohera ndimo ndavanga amasaha, nabonye bavuga ko hari majoro sindayihebura. Yego. Noneho ukavuga uti niba umusirikare muto yabonye bazanye umubiri wa majoro gushyingurwa, arahera ko akavuga ati iyi ntambara ifite ishusho ingana niba majoro yapfuye, ubwo abangana nanjye bapfuye bangana iki? Hanyuma majoro yarabaye muri uru rugamba mu bihe byashize. Yarangiza akavuga ati ubwo niba majoro yaje yapfuye, hari hapfuye bakaporare ba koporo, niba aribo ba koporo simbizi, ba sagenti, basuriye tona bangana iki kugira ngo majoro ajye kugera aho apfuye, keretse wenda yarashwe na drone cyangwa se ari akantu twavuga ngo bamuguyeho aho aryamye wenyine. Ariko ni intambara ikomeye kandi idafite impamvu. Abasirikare kuyitinya rwose, umusirikare w'igihugu uwo ari we wese utabwiwe impamvu kandi abona abantu bapfa yatinya kujyayo. Ariko mu gisirikare ordre ni ordre, itegeko ni itegeko. Itegeko ni itegeko, ariko rya tegeko ntabwo riza mu mutima. Mu mutima w'umuntu buriya haba ubushake n'ubushobozi buruta ibindi bintu ibyo ari byo byose wabaha. Kubera ko uyu munsi nitujya kureba dufashe urugero rw'intambara zabayeho zakomeye zikanatsindwa, abazitsinze ntabwo babaga bafite ibikoresho biruta ababatsinze, nako abo batsinze babaga bafite impamvu yo kurwana, ubushake, bafite intego, ku buryo umuntu oda bamuhaye yo kuvuga ngo genda, ariko iyo kurwana nawe yari ayifite. None ubu icyo nibaza, abasirikare b'abarundi bafite impamvu yo kurwana, bari bategereje oda cyangwa byombi baragomba kubihabwa? None kimwe barasa nkaho kituzuye, ari nayo mpamvu gufungwa bizakomeza. None se ko muvuga bafungwa, ko mutavuga bagera muri Kongo bakiyambura imyenda bagafata icyaro bakigira mu gisivili? Hari uwo twavuganye ngewe ugeze i Nairobi avuye muri Kongo se cyane, yarababwiye ati ahantu hose haba marimbi, ry'i Nairobi wenda aho bazanashyingura imvura yaguye hakonje aho kugira ngo ngwe mu muriro. Ntazi impamvu yo kurwana. Karame ntihaba harimo imbonerakure cyangwa se n'abasirikare bavuga ati hari ikintu turi kumva cy'uko twashitiwe amafaranga hejuru ngo y'umutwe w'umuntu hari 5,000 ku musirikare uzemera kujya muri Kongo ari mu Burundi. Ibyo byose, ibyo nanze kubijya muri detaye, ariko ibyo byose ni ibisobanuro ko umugaba w'ingabo ariwe perezida w'igihugu ntabwo yahaye igisobanuro gikomeye gituma aba bantu bajya kurwana nabo babishaka. Ndagira ngo mwumve ikibura, harabura kujya ku rugamba nabo bashaka. Ibindi byose mwazana zaba ari impamvu z'urwitwarariko byo kwitwaza, ariko icyita rusange hano ni intambara bashaka. Nicyo abantu bagomba kureba. Naho kubafunga byo bazabafunga, abandi bazajya kubashaka kiriya. Hari nk'abari nk'igoma baseriva mu kabari. Ubwo si igisobanuro cy'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi byaba bisobanuye iki? Niba bamwe batangiye kwanga kujyayo, ubwo birasobanura? Ntabwo bivuze ngo kuba hari umusirikare wanze kujya ku rugamba bikuyeho ko igihugu ubufatanye bifite buhagarara, kuko bafunze 20 cyangwa 50, ariko hagiye ibihumbi. Hari n'abandi bari inyuma bazi ngo afandi yavuze ngo uragenda, kabone niyo ntaho waba ugiye, abo nabo baraza kugenda. Hari n'abashobora kuba nanone barimo guserebura bishimira ko bagomba kujya kurasa M23, cyane ko nuza kubyumva muri iyi ntambara ya Kongo, nubwo ari intambara y'ibihugu byahuriye ngo birwanye umutwe w'inyeshyamba, ariko harimo n'akandi kantu gasa nkaho abantu batakwirengagiza. Harimo ururimi rw'ikinyarwanda. Umusirikare wo mu Burundi wari usanzwe adakunda
abanyarwanda urumva waraserebura yabonye impamvu yo kugenda ishingiye ku rwango rwe uwari usanzwe avuga ati baravuga ko izi nyeshyamba y'umuventura igice kinini cyangwa uko inkuru yabo bayitangiye bavuga ngo ni abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi b'abatutsi gusa ngira ngo ubwo duherukayo perezida w'izi nyeshyamba muri press conference n'abanyamakuru yagaragaje ibyiciro abantu baturuka mu Kanyuka si umwe na Wiringoma si umwe na Makenga si umwe na Bisimwa noneho hajeho na Nanga ubwo turavuga abo tubona bivuga ngo rero niba hari umusirikare w'umuntu wavuze ati batubwiye ko ari abatutsi kandi mbanga rubi hari abancitse ubushize mu Gatumba hari abo ntagiriye ntya ubushize hano iwacu hari reka ngende hariya bose ni bamwe uwo nawe yagize impamvu y'urwango rushingiye ku bwoko nawe yagiye hari n'undi nawe ushobora kuvuga ati wa mugani igihugu cyacu niba cyatabaye Kongo nk'igihugu kinini natwe tugomba kurwana tukaba igihanganye uwo nawe yagize impamvu yo kugenda izo mpamvu rero zirenze imwe hari abo ziri butwareyo ariko wa wundi umwe washishoje izo mpamvu zose akazibura akabura n'impamvu yo gupfira igihugu cya Kongo baramufunga cyangwa atoroke cyangwa agende bigura intege ahubwo inzira nyine biraho byose ariko kuvuga ngo ubufatanye hagati y'igihugu n'ikindi ngo kuba hari abanga kujyayo ngo bwahagarara ntabwo bushobora guhagarara kubera iyo mpamvu bwahagarara kubera izindi mpamvu ntekereza ko aricyo navuga ku Burundi. Okay, reka tujye twerekeza mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi ruhora rusakirana n'ejo rwarasakiranye uti nimugende mwihuta n'ubundi mbeho hano irimo idankura ugutwi mbeho ho ngaho ngo ibintu biba bivuza ubuhuha ngo ziba zivuza ubuhuha ku munsi w'ejo ku wa kane ndatekereza mwari muri mu kirere nabashaga kubona internet narakurikiraga yego hari imirwano yabereye mu gace ka Karuba kamazimo iminsi n'ubundi karimo imirwano ubwo ni inzira yerekeza n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo nkuko ku ikarita bigaragara M23 yo yatangaje ko hari ibice yigaruriye uratwumva ndakumva okay. Hari ibice uti waruze ngo hari ibice yigaruriye yego nkongera nkakubwira ko no muri iki gitondo i Kigali muri iki gitondo turi i Kigali Lawrence Kanyuka yongeye gushimangira ko ya coalition yose ya mitwe yose Kanizushe yagatubwira akayita n'ibyamvagara ngo bongeye kuba batera abaturage noneho bakoresheje metode nshyashya bazanye nk'abasirikare bo ku butaka bazana ibifaru barimo barakoresha za mbunda ngo zirasa kure bakazana na drone ubwo ni ryahuriro ryose ikibazo jewe mbaza kuri Lawrence Kanyuka izi ngabo za leta n'abafatanyabikorwa bayo barabasa mu gisivili cyangwa barabasa muri zone irimo inyeshyamba ariko harimo n'abasivili iki nicyo kibazo cyo kwibaza none bashyiramo akantu karimo ngo muri zone iri dansement peuple agace gatuwe cyane ubwo ni mu rwego rwo kugira ngo harimo ibintu bibiri iyo ntambara imeze ityo turayireba muri iyi shusho harimo kurasa abasivili bari muri zone y'inyeshyamba kugira ngo umusivili wese uri muri iyo zone ahunge isasu uko ridatoranya ubwo riramenya umusivili n'umusirikari nyine icyo mvuga leta irimo irarasa muri ibyo bice birimo abasirikare bari mu venturuwane n'abaturage hagamijwe ko abaturage biruka bagasiga izi nyeshyamba burundu mu gihe rero izi nyeshyamba zarwana nta baturage zifite uratekereza ko itangazo Lawrence yazongera kwandika itangazo avuga ngo iki avuga ngo leta yarasha abaturage cyangwa yaturasheho kandi nabo ari abasirikare sinzi niba iri tangazo rya Lawrence Kanyuka mubona icyo rivuze ngo abaturage kuva bari mu gice cyabo bafite ijambo leta kuza kwica abaturage rero ni ukugira ngo yake ijambo izi nyeshyamba ariko mu by'ukuri ni igikorwa cy'ubugwari kuko umusirikare akwiye kuba yataka mugenzi we ntabwo akwiye kuba yataka abasivili ariko twava harimo ikibazo nanone harimo ikibazo ushobora gukoresha abaturage ukabakoresha nk'ingabo igukingira kugira ngo batakurasaho ibintu ni bibiri n'ubushere narabivuze yego niba ku rugamba inyeshyamba zivanga n'abaturage zikabashyira imbere icyaha cy'intambara inyeshyamba zaba zikora ariko niba hari zone n'urugero ya Mushaki ituye abaturage barabafashe bari mu giturage bari mu mirima yabo bari mu nka zabo ariko hejuru aho mu dusozi harimo inyeshyamba
ujya kurasa ntabanze gutanga amatangazo yo kubwira abaturage ati nimuhunge turasaba abaturage kuva hano, akohereza ikompora mu gasantire aho kuryohereza ku musozi wenda ukambitseho inyeshyamba. Icyo gihe harimo arica abasivili nawe. Ibyo bintu bigomba kuba ari bibiri bitandukanye. Niba abasivili bari muri zone y'inyeshyamba babana n'ingabo mu kigo, icyo ni ikibazo gikomeye. Inyeshyamba zafasha abasivili zibagira agakingirizo kugira ngo babashe kurwana imirwano byitwa ko leta irasa abaturage. Ariko nanone niba inyeshyamba zakoze icyo cyaha cyo kwikinga abaturage, leta ntabwo ikora ikirushijeho cyo kubarasa. None ubwo leta ishaka kwigarura utwo duce yanyura he? Imbere hari abaturage igomba gukora ibishoboka abaturage bakava ku nyeshyamba. Nk'ibiheze ibahamagaye ku neza. Niba rero abaturage badashobora guhamagarwa na leta ku neza ngo bahunge inyeshyamba, nuko inyeshyamba bazikeneye kurusha uko bakeneye leta. Nacyo ni igisobanuro cy'intambara. Ubwo niba abo baturage se bicwa nk'uko Lawrence Kanyuka bivuga, ntabwo bashobora kuzajya ku mutwe wa M23 nyuma wenda n'intambara yarangiye. Ntabwo byakunda kandi baraswa n'indege ya leta. Ntabwo bibukunda, ahubwo igihari ni iki kinakomeye. Wakwibaza ngo abaturage barimo kuraswa n'izo ngabo zose nabo bafatanyije bakanga kuva muri zone y'inyeshyamba. Muri leta hariyo kibi kiruta iki kuraswa n'indege. Ushobora gusanga rega n'amayira hagati y'inyeshyamba n'aho ingabo za leta ziherereye inzira itagendwa. Nibareke kuba inzira igenda, nibasubira inyuma bajya Bunagana. Noneho tuze kubona inkuru y'impunzi zafungiwe ku mupaka wa Kongo wa Bunagana zihunga intambara, zarabujijwe n'inyeshyamba kujya muri Uganda. Loni tabari. Loni nanone kandi nicyo tuvuga, kuko impunzi zihabaye zikambitse ku mupaka byanga bikunda haza izindi imbaraga zirenze icyo utekereza. Abaturage baryamye ari 50-100. Cyangwa M23 yashafashe uburyo bwo kwifashisha abaturage kugira ngo bigende bikingamo. Ibyo nibyo twavuzeho na Shadadi mukanya. Ariko icyo nari ndimo mvuga, ahubwo wakwibaza ngo ni iki leta ikorera abasivili abaturage gituma badahunga bajya muri zone ya leta, bagahunga bajya mu nyeshyamba. Kandi inyeshyamba mu kanya gatoya ziraswaho n'indege, abaturage bakafata icyemezo cyo guhunga amasasu ya leta aho guhungira kuri leta. Nacyo abantu badukurikiye bazi bibera hariya badufasha kumva. Niba koko umuturage uri hariya bamufata akicwa na bene wabo, bamutwitse nka kwa kundi twabibonaga n'ibindi, yahitamo kwiruka mu misozi akazagwirwa n'ikompora atazi igihe riri buzire. Ariko nanone wakwibaza leta yo itarimo kwirinda kurasa abaturage bayo ni leta ki? Icyo nicyo kibazo wasigara wibaza. Ikindi iyi mirwano ngira ngo niba sinibuka umuntu nakurikiye avuga ko iyi mirwano irasa nkaho bashaka kurwana berekera muri Kivu y'amajyepfo, kubera ko kuzigoma byo abantu ntibazabitekereze. kuva umunsi wa mbere isasu rivuga abantu barabyibuka. Dushaka kuvuga iyi nkuru twagiye epfiriya bafata umupaka wa Kabuhanga, abantu bavuga bati biriba barigoma, ibinyamakuru byose ariko bivuga. Ngewe wari uhagaze aho narabirebye ndeba uburyo batigeze barenga aho bari, mbona barasa nkaho abantu batangiye guhindukira. Haba hajemo na East Africa Region Force haza n'ibindi. Ariko ikintu gihari, izi nyeshyamba ntiziteze gufata Goma niba zishaka ko impamvu zirwanira izamara igihe. Icya kabiri, ntizishobora gufunga umuhanda wa Sake burundu ngo Goma ibure ibyo kurya, Loni ibura inzira, n'abandi bose bamatayo bose babura aho bacisha ibyabo. Ndavuga bagira umpatse kugira ngo niba bashaka kurwanira intambara ifite igisobanuro kandi izamara igihe, nuko birinda gufunga Goma ngo bayibuze ubuzima cyangwa bayifate. Naho imirwano kuba imanuka epfiriya izakomezayo igende. None se Skove kujya muri Kivu y'amajyepfo byo bisobanuye iki? Birasobanura iki? Baramutse barwanye berekera hirya Goma bakayikikira na Sake bakayisigira inzira y'abamatayo bakaguma gutwara ibyo batwara, bya bindi abanyafurika bagwa mu nyanja bakurikiye, bakabareka bagakomeza bo bagakora ibyabo. Nukuvuga ngo M23 izarwana intambara y'igihe kirekire, ariko niharamuka habaye n'imishyikirano, habe imishyikirano hari aho bafite.
none se iyo mishyikirano uri muvuga ari aho bafite ubwo bahashyikirana gute nk'igihugu nk'uduce bafashe bashaka gutegeka nibyo tuje kuganaho mu kanya tujyana ku by'imishyikirano ufite Kivu y'Amajyaruguru agace kose uragafite ugiye kongeraho na Kivu y'Amajyepfo agace kandi ubwo birasobanura iki ntabwo bisobanura bimwe Bertrand Bisimwa yavugaga ndabona ku murongo wa telefone akiriho ariko ndabona birimo bigenda bicika sinzi ikibazo yagize turi kumwe rero na Eulade ni mugenzi wacu nawe akorera mu ntara y'Uburengerazuba ariko akunze no gukurikirana ibigendanye n'imirwano ibera mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Eulade waramutse? Naramutse neza Sam Shaddad. Ikaze mu kiganiro cyacu twibature turi kugaruka ku bigendanye n'imirwano muri Kongo. Ese ku munsi w'ejo imirwano yari yifashe ite mu gihe wenda tutaragarura Scovuya ku murongo wa telefone kugira ngo dukomezanye? Nibyo murakoze ku munsi w'ejo imirwano yarakomeje kandi igenda ibera mu bice bitandukanye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubona ko ejo mu duce twibasiwe cyane hari agace bita Karuba ndetse na Mushaki. Ngira ngo ahangaha niho imirwano ku munsi w'ejo yiriwe ikomereza hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubona ko ku munsi w'ejo yari imirwano ikomeye cyane ku mpande zombi aho igisirikare cya leta FARDC n'abari kugifasha cyane cyane abarundi ndetse na Wazalendo babashe kuba batera ibirindiro bya M23 mu bice bya Karuba na Mushaki. Gusa imirwano kandi ntabwo Mushaki na Karuba biri kure cyane ya Sake wenda biri kure twumva ngo za Turazatene kuko ahangaha Turazatene bakubwira ku mabere y'inkumi aho ngaho bi muri teritwari ya Nyiragongo. Ahangaha rero navugaga ni muri teritwari ya Masisi bisa nkaho bahinduye lokalite yaho barwaniraga ariko ntabwo ari kure cyane yaho bamaze iminsi barwanira aza Karuba ahangaha za Mushaki Sake Kirorigwe bumva ni ruguru zamutse ariko muri ibi bice kw'imisozi ya Muremure Mushaki Sake Karuba ntabwo ari kure cyane naho bamaze iminsi cyane bibanda barwanira hano ni muri teritwari ya Masisi muri Nord Kivu ariko ntimushobora kubyumvisha amatwi yanyu birimo ko ntabwo amasasu ari kuvugira Isake ari kuvugira Karuba iyo za Mushaki abantu bari hano ku mupaka w'u Rwanda ntabwo babyumva ni kure. Ngira ngo Sam nk'uko nabisobanuye amasasu akunze kumvikana iyo intambara iri kubera muri teritwari ya Nyiragongo ibi bice byegereye imirenge ya Busasamana na Cyanzarwe bari kurwanira ahangaha ku dusozi twa Kanyamahoro abantu bari za Kabuhanga ahangaha Rubavu bashobora kumva aya masasu bari kurwanira Kibumba amasasu ashobora kugera muri iyo mihanga hafi yo mu Rwanda bari kurwanira kuri Turazantene birashoboka bari mu Birunga birashoboka bari kwa Mama Oliva birashoboka ariko abari muri Masisi hirya aho navugaga bari Mushaki bari Karuba kuzamuka uzijya izo za Kirorirwe biragoranye cyane ko wakumva ayo masasu uri hano muri Rubavu. Hanyuma ikindi nashaka kongeraho kandi Samu na Shadadi. Okay. Irikumvikana? Ndakumva neza cyane. Iyi mirwano kandi ku munsi w'ejo yabaye imirwano ikomeye cyane aho imirwano kandi yabereye mu bice biherereye muri teritwari ya Masisi ubundi navugaga muri Kivu y'Amajyaruguru. Ikaba hari amakuru dufite atubwira ko imirwano yarangiye M23 yigaruriye lokalite eshanu nini zo muri teritwari ya Masisi. Mwizo lokalite harimo iyitwa Lushoga, akaza iyo bita Majagi, akaza bita Rwiririza, akaba iyo bita Kanzinga, hakaba niyo bita Kabushumba. Ni lokalite cyangwa se twabyita nk'amazoni ibice bikomeye
hakaba hari amakuru adusumira yuko byarangiye M23 izi lokalite cyangwa se ibi bice byo muri Masisi M23 ibashiye kuba ibyirukanamo ingabo zirimo iz'Uburundi mbega zibumbe muri coalition ya FARDC. Yego, muri iki gitondo se nta cyaramutse? Muri iki gitondo ntabwo twamenye nyirizina uburyo basa nkaho baramutse, ariko amakuru atubwira twamaze kuba tumenya nuko baramutse nanone barwana basomiranye bashyakirana muri Masisi. Ntabwo twamenya precisoma barimo bararwanira hehe, ariko uko byagenda kose sintekereza ko bimuye ibirindiro. Amakuru twamaze kuba tubona hafi kuri tere n'abahegereye baratubwira yuko bashobora kuba nanone baramukiye Karuba na Mushaki, akaba ariho baramukiye nk'uko ariho basa nkaho bari kwibanda muri iyi minsi. Hanyuma ikindi nigeze kumva Scovia yakomoza ku basivili bashobora kuba bari gupfira muri iyi ntambara. Shadrack na Sam ngira ngo mwabonye hari umukecuru umwe ufite imyaka 60-70 mu kigero cy'iyo myaka, mwabonye yarashwe isasu mu buryo buteye ubwoba ariko bunababaje. Mushobora kugira amatsiko kugira ngo barase umukecuru ngana kuriya byagenze gute, ishaka gushimangira ibyo Scovia yavugaga ko hari abasivile bari kugirwa agakingirizo bikarangira baguye muri iyi ntambara kandi bo batarwana, kuko uyu mukecuru Eurade uretse gato abo baturage baragirwa agakingirizo nande? Reka mvuge ko M23 yo isa nkaho yo ivuga ati twebwe ahantu turi kurengera abaturage. M23 nayo ikaba ifite igiturage, bisa nkaho nayo abaturage iri kubifashisha ikoresha mvugo kugira ngo yikingire ibitero byo kuri coalition ya FARDC. FARDC nayo bisa nk'abasirikare bayo mu bice yafashe iyo za Minova na Usake iri kubona bikomeranye coalition yayo igasa nkaho nayo yifashisha abaturage bikarangira abaturage babiguyemo. Reka mvuge ko impande zombi zirimo zirakoresha abaturage b'abasivili kugira ngo babashe kuba birinda ibitero by'uwo bahanganye. Ngira ngo nk'umukecuru narimvuze yari ari muri Sud Kivu, ntabwo ari muri Nord Kivu, ifoto ngira ngo mwayibonye, barimo bigendera mu buryo busanzwe muri Sud Kivu. Ingabo za FARDC n'abazifasha bisa nkaho aribo bari kuhayobora cyane, bafite ibice byinshi. Hanyuma bari mu modoka, umusirikare ahagarika imodoka, wari utwaye amusaba amafaranga, undi aratindiganya aravuga ati nta mafaranga afite, ese ndaguha amafaranga y'iki? Umusirikare wa Kongo akokinga imbunda, aho kurasa wa undi wamwimye amafaranga, arasuye umukecuru ari mu modoka uri mu kigero cy'imyaka 60-70. Ibingibi bikaba ari ibintu bibabaje byabereye muri Sud Kivu, ngira ngo byabaye ku munsi w'ejo, ndetse hakaba bigaragara yuko igisirikare cya FARDC yego nari ndimo ndasoreza aho ngaho mvuga ngo hari uguhotera abaturage bamwe bo mu bwoko bw'abanyamurenge bavuga ikinyarwanda yego mu bice igisirikare cya FARDC kiri kugenzura aho za Minova no muri Sud Kivu. Okay, urakoze cyane, reka tugushimire, bwarakomeza ukurikirane n'izindi nkuru ziri kubera aho hafi aho ngaho. Sawa, murakoze cyane naho umunsi. Sawa. FARDC na SADC rero ngo nabo banogeje uburyo bushya bwo kurwanya M23 burimo abasirikare 100,000. Shaka ngwiki ibihumbi nibashake baze ari ibihumbi nka 500 n'abandi gutyo. Tshisekedi president wa Kongo yohereje Major General Shora Mabondani mu burengerazuba bw'iki gihugu kugenzura mu burasirazuba bw'igihugu kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'uburyo bushya bw'intambara yo kurwanya inyeshyamba za M23. Komeza ikintu byabaramunya byarabanani
cyangwa buri wese ugezemo arabanza akavuga ati ikintu hano barwanira ndi kukibona akaba ari cyo ahera hose reka nanjye mba ari cyo ntiherera ibindi akaba byihengagije akaba ashinze imbunda harana akaba ari kwicukurira nk'abandi bose. Ni iki gituma ugezeho wese utamenya ikita kimukoma mu nkokora niba ari urugamba yari arimo ukabona ntabwo akomeje. bino bice ugiye unabireba no ku mashusho tujya tubona nushaka uzajya no kuri Google Map hari ukuntu ushyiramo version ya 3D ku buryo ureba imisozi n'ibindi byose. Burya kujya kurwanira mu misozi uri hejuru yawe uzare niyo mpamvu kera bajyaga bubaka amakastles. Kujya kurwana n'inyeshyamba imaze igihe ishyamba irize. Yanahavukiye katuvuga yaciye imikuku yahaciye ibikizi ngo nakwihisha. Buriya ngiye tugiye mu ruhango guriya dushobora kugendana ahantu ukambura tukaza guhurira imbere nzi shortcut kubera ko utayizi urumva hanyorosha ukansanga imbere. Ku mugoroba kuri wa gatatu rero nibwo General Mabondani umuyobozi mushya w'akarere ka 34 ka gisirikare kubera ko ari umuzerwa ntabwo aba afite izina rimwe hejuru se ntitwabivuze yitwa nde Major General Shora Mabondani afite amazina abiri gusa kirazira Ngomane aruzura yageze mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yageze i Goma ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Uyu musirikare mukuru wa FARDC yakiriwe n'abanyapolitiki n'abasirikare bakuru bakorera mu karere k'iburasirazuba bw'iki gihugu. Mabondani yagize ati siko umuntu yajera Mabondani ni Mabondani yaje ni mabombe yaje areba ibyo ari byo. Ndabona azanye imirita nk'iya meya wa Musanze ngo General Shora Mabondani ngo yitezweho gukora ibyananiranye byananiye mugenzi we Bruno Mpenzo igisirikare cyashinzwe gukora n'umutwe wa FDLR wa wundi bafunze nyine aho yarezwe ko ku mabwiriza abuza abasirikare yari yarenzeho ba Kongo ku rwego rwose ko gukorana na FDLR. Ijambo rero ngakigera ku kibuga cy'indege Goma. Uyu muyobozi mushya yavuze ko kugira ngo ubutumwa bwe bugene neza ari uko abaturage bagomba kumushyigikira babikuye ku mutima mu kwivuna M23. Ubaza uwo baje guhangana cyangwa aje mu gipini n'ikimorari cya gisirikare nyine kugira ngo atabaca intege. Uwaje guhangana nawe aramuzi aramuzi azuwari we azi Sultani Makenga aramuzi. wabasha kurwana n'Juventus utazi baravuga ati ndamuzi twari turi kumwe wenda mu mabatayo nubwo tabaga ari imwe. Sultani Makenga yabaga muri akiba muri FARDC yabaga muri Kivu y'Amajyepfo ariko ubwo urumva bose bakiraga amabwiriza amwe w'umushefu umwe bafite n'igihe bahura baraziranye azubukana bwe ariko na Sultani Makenga ashobora kuba azi n'ubukana bw'uyu musirikare higa ngo bwana mwavuga ati ko naga chips nibibira ndakamira ariko mugani wa Scoville iyi ntambara niba hari abafite ibigufu bakubitane birangiye bive mu nzira. Icyo bundi abantu bari biteze twumva ngo haje Sadek twumvaga umuru ugiye gucana ubwa mukubitane bavuga ko ngo yaje cana umuriro bigenda bityo. Igihe Sadek yinjire mu rugamba ko yavuze ngo igiye kubanza yiga urugamba ngo irufatire umwanya ishushanye mu makarita ngo igire gute ubundi kore deployment ubundi yatsiba imashini imashini zo zigera gutya igenda imeze nk'ihinga nuko ko n'imashini zigenda zikata ubwatsi. Ntiwumvishe Charles de Comba se none ze birabira sharinga bikarangira bite komba ni yi ikomba nyine byarasa vegero mugani wa Kanyuka na vegoro ariko nyine nuko ari Kanyuka nyine uba watanze ayo makuru ariko ushobora muri aka gace urabitandukanye ute se wabihakana ute itangazo baryasohotse. Urabona amakuru ikibazo amakuru dusa nkaho tugeraho mu buryo bworoshye nava ku ruhande rw'inyeshyamba ayo uruhande rwa leta rega azatangaza n'ibinyamakuru leta nyine yiyumvamo nibiramuka bibonye ko bifita yo gutangaza. Mbese niba FARDC yamba ubuduce ibinyamakuru bishyigikiye Kongo bizandika gute ntabwo bizaceceka ntabwo bizavuga ngo FARDC yatakaje gace ukwa 10 gutangira bagikuraho subscription y'icyo kinyamakuru ukwa 10 gutangira FARDC na Bazarino n'abandi bafashe Kicanga bivuga ibigwe ntabibonaga urumva M23 yaracecetse urumva buri wese nyine agomba kurengera inyungu ze yaracecetse ariko biramenyekana ntibyamenyekanye ntabwo yabyemeje ntiyanabihakanye ariko byaramenyekanye byaciye mu nzira kumenyekana. Noneho M23 yongeye kuhafata
turabyumva cyane irayigamba turabyumva cyane baraharwaniye uzi ko hahaguye n'abantu. Amerika itera Iraq 2003 numvishe umutingito kwizi umutingito narumvishe by'umutingito umutingito bavuga ngo ni ibintu ngo by'imifaru ngo bari aya makuru yo tuyemere. Major Sindayihebura wa Force de Défense Nationale de Burundi yivuga ngo naye M23 biravugwa major biravugwa yaba ari major wa mbere se ngo byabaye muri Mutarama ku itariki 31 biravugwa rwose. Major Sindayihebura yadiriye umwe mu basirikare bakuru b'u Burundi se ushyiramo bakurura major uri mukuru major rega no ofisiye mukuru bwari bwohereje guha ubufasha ingabo za FARDC bamuzanye nk'agakado bakavunira mu nzira ko rero tubohereje indwanyi inshyashyiza urugamba umuhungu ari mu giti aramumanura rero reka nkwereke kado bayipfundura itaragera ku bageni. nigeze kubona video y'umusirikare w'u Burundi wabaga muri East Africa Regional Forces agera ahantu M23 ari kubaha ari na wa mu Colonel Bahati n'ibindi amakuru ngo hari ikintu ari kuvuga y'abamotari amakuru avuga ko Major Sindayihebura bakunze kwita Rukambo ari ubwa kabingo yayoherejwe kurwana mu ngo ko ajya kuvurirwa Bujumbura wa baramukomerekeje agira ngo bamuhushije kandi wenda hari nk'akantuza bararumuhaye neza ngo kanizi yose ndamukumbuye rwose ngo bavuga ko ubwo ngo karakabara bavuga ko ubwo yararwaye umugaba mukuru ingabo z'u Burundi Brigadier General Prime Niyongabo ari mu bamusuye akamushimira ku bwitange yaherukaga kugaragaza ku rugamba aho mitwe ya Wazarendo yaherukaga guterana ingabo z'u Burundi bikangombwa ko ziraswa na M23 ubwo urumva nyine niho nawe yarasiwemo. Yego Wazarendo bavanyemo akarenge ati by'abafande birarura shwe da k'isivira karanga urumva rero nawe niho yarasiwe ukuntu none rero bamugaruye bahamugejeje amakuru aravuga ko baba mwivuganye jewe inona intambara idafite koze kuri wowe impamvu yayo iragorana cyane ubuse niba umusirikare woroheje u Burundi yarashyiriweho 500 ubu nka majoro yarangaye ni isamba ni menshi rwose kandi nawe koko urebye na ekonomi y'u Burundi ahantu iri nawe babikubwiye ati ubonye $100 raw materials wakinjiza $100 mu manyarwanda nangaye ni miliyoni zigera muri 6 se kandi ndebere rwose $100 mu manyarwanda miliyoni zigera muri 6 kuri ubu ngubu ni miliyoni 6,316 n'amafaranga 480 ngaho sibyo kuba mu Burundi kanze nkubwire mu Barundi miliyoni 14,182,990 ibaze rero bajyanye nk'amabatayo bavuga ati twohereje ibihumbi nka 5 ku kwezi y'abasirikare miliyoni 14 z'amarundi ibihumbi wenda igihumbi na ari ababayobora ibihumbi bina ari abarwana aho ntabwo abasirikare so babayoboza abantu igihumbi reba batayo ebyiri z'igisodo ebyiri esheshatu ndumva ari ebyiri abasirikare nk'icyabiri gutyo batayo y'u Burundi sinzi ukuntu ingana niyo mu Rwanda simbizi ariko kera hagati ya 400 na 800 gutyo bitewe n'uburyo ni ibintu byahariye ntabwo ibintu byose birahinduka namenyaga ibya kera nkiri muto cyane uyu we yabazize iki igihugu cyakohereje uragenda imishyira Kisekedi ejo bundi hari amakuru y'abamotari n'abataximeni bose bavugaga ko kantu k'imishyikirano ngabari kukareba ariko igihe yarakavuze abantu baratanya asikoviya ko twajyaga tukwizera amakuru ibyuzanye by'imishyikirano n'ibiki bagira ngo namagana abantu muri commentaire batukane biteka ngende najya mbanyonga nkata nanagukuraho ku buryo tuzongera kureza ntago hano twabaha amakuru ari aho gutyo gusa oya
oya noneho iyo mishyikirano rero Tshisekedi ejo bundi yakira abadiplomate bemerewe gukorera muri Kongo. Hari abadiplomate batemerewe gukorera muri Kongo buriya ab'u Rwanda. Ambasaderi baramubwiye ati ambasaderi yabwagende se Nzakarega nangizo ni mu Burundi ibugurega birashyamira na buriya nta bintu byo kwirukana ambasaderi babigeze ku rwego rw'uko mushobora no kurwana pe gutya intambara yeruye umubano wapfuye yego. arababwira ati rero ati imishyikirano twayirebaho ariko twayirebaho ku ngingo avuga nke ariko numvishe muri buka imvugo se za mbere na Muyaya ese Muyaya katakivuga yabaye cyo kuvuga cyarashize hasigaye abasirikare. ndakubwiza ukuri ko ibintu byo kwiyamamaza ari ibintu bibi cyane. Nta muntu uzi naha yigeze kubeshya umuntu mukuru amubwira ati inzara tuyumvira kuri televiziyo. Yego sha kwiyamamaza ibyo ni ibihe bidasanzwe niko umuntu umwe ajya avuga. Aravuga ati ingingo twe tuzarebaho abaduteye M23 agahita ashyira mu dukubo u Rwanda. Eziko batanye no gushinja UPDF za Uganda naho bazajya bongeraho n'agatere ubundi tuzaba tubidu M23 /RDF bimere nk'ingingo z'amategeko nuko ryavuguruwe nuko ryagize gute ryo butariki 19 haramuka hagize urusasu ruvuga ndajya mu nteko ngiye nsabe kudekarara kandi ndakubita Kigali nibereye Goma ati sindinda kujyayo. Ako message noneho ati ngo iki se ku mishyikirano yavuze ko yaravuze ngo ntidushobora kujya mu mishyikirano mu gihe bagifite ibice bigaruriye. ariko urumva ubwo ko n'abandi bakomeje kwigarura n'utundi duce niyo bafata akagari cyangwa umurenge. Iyo mishyikirano ntiri bugufi ubundi atangiye kwizanisha ibintu by'imishyikirano ko yadekara intambara nayo turango iby'imishyikirano byarangiye n'inzira yararangiye. Yavuze ko mureke tujye mu ntambara. Yavuze ko ihari Kongo ifite uburenganzira nge ndabyemera bwo kwirwanaho. Buri wese n'abari abaturage bari bafite uburenganzira bwo kwirwanaho buri wese muri Kongo yakirwanaho kuko ingabo byarazinaniye na perezida yarabyemeje. Hari ndashyirwaho zatwirwaneho twigire gute twibarangure. Iyo mitwe yose yagiye ivuka bitewe no kwirwanaho. Rero n'igisirikare nyine igihe kibona kigeramiwe nacyo cyakirwanaho. Ibiganiro hari ukuntu abantu b'Abanyafurika bajya babiduhirikiraho ariko baba batabikozwa babiduhirikiraho bavuga ati muganire kandi bo Ukraine n'Uburusiya ntibaraganira Palestina na Israel ntibaraganira. Urumva twebwe ibibazo byacu tukabiganira bigakemuka imyaka 10-15 bikagaruka bibyabo bazo gihe bizarangirira.